nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment. Ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe, ni umuyoboro w'abihebeye ubwenge ndetse n'ubumenyi muri rusange, kuko uyu ari umuyoboro wa YouTube twungukiraho byinshi. Ndizera ko we tubana buri munsi umaze kugenda wunguka byinshi. Hanyuma rero uyu munsi nk'uko mwebonye tugiye kurebera hamwe ku ibintu bigera kuri bitatu bikurura abakobwa ku muhungu. Ni ibintu rero byagiye bigaragazwa n'abahanga bagiye batandukanye. Muri iyi minsi abasore benshi bari kugenda bibaza batese kuki dukora ibintu byose, dukora ibishoboka byose, mfite amafaranga, mfite ubwiza, ariko kuba umukobwa yankunda, kuba nakurura abakobwa byaranze kabisa. Ese ni izihe trick cyangwa ni ubuhe buryo nshobora gukoresha kugira ngo abakobwa banyemere? Ibi byose rero nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri bitatu bikurura abakobwa ku muhungu. Ese ibi bintu wowe birakuranga? Ese ibi bintu urabifite? Icyo nagusaba rero ni uko warangiza kino kiganiro, kuko uri buze kungukiraho byinshi. Njye tujye kubona muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze, uhaye ikaze. Ikintu rero dusanga ku mwanya wa gatatu cyagaragajwe n'aba bahanga gikurura abakobwa cyane kurusha n'ibindi byose, burya ngo kugira intego mu buzima ni ikintu cy'ingenzi cyane, cyangwa icyo bita purpose and ambition mu rurimi rw'icyongereza. Burya ngo abakobwa bakunda umusore cyangwa umuhungu uba ufite intego mu buzima bwe. Iki kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko ushobora kwibaza utese iki kintu kivuze iki? Burya wa musore usanga akora cyane, agira gahunda, kandi abashaka nyine cyangwa akora ibishoboka byose kugira ngo yiyubake. Iki ni ikintu burya abakobwa bakunda. Burya umukobwa ufite gahunda, wa mukobwa uzi ubwenge, burya ngakunda umusore ufite intego kandi ushaka kwiyubaka mu buzima. Hari nk'urugero ushobora kwibaza utese ibi bivuze iki? Hari igihe uzabona wenda nk'umusore ni umuntu nyine arakora cyane, ni umusore uzi icyo ashaka, afite gahunda, afite intego runaka. Iki rero ngo ni ikintu kizakwereka ko uyu musore afite gahunda. Ibi rero ngo bikaba ari ibintu bikurura abakobwa cyane. Niba uzi ko uri umusore ufite intego mu buzima, iki rero ngo ni ikintu kizagufasha kuba wakurura abakobwa. Icyo wamenya ni uko nyine iki kintu gikurura wa mukobwa nyine ugufiteho gahunda, wa mukobwa uzi ubwenge, wa mukobwa udashaka nyine ibintu byo kuryoshya gusa, ahubwo wa mukobwa ushaka nyine urukundo nyarwo. Burya ngakunda wa musore ufite intego mu buzima. Twagiye rero ku kintu cya kabiri, cyangwa ikintu kiri ku mwanya wa kabiri gikurura abakobwa cyane. Twihuse rero, burya ngo ikintu dusanga ku mwanya wa kabiri gikurura abakobwa, burya ngo imico myiza, cyangwa icyo bita good character mu rurimi rw'icyongereza. Ngo iki ni ikintu gikurura abakobwa cyane, kuko burya ngo iyo umusore nyine afite imico myiza, urugero wenda yubaha abandi, avugisha ukuri, ni umuntu usetsa, ni umuntu uba ufite, cyangwa ni umuntu ukunda kumva ibyo abandi bavuga, ariko ugasanga nyine avuga make. Uyu musore uzakunda gusanga nyine akundwa n'abakobwa, b'abakobwa nyine bafite gahunda, b'abakobwa baba bazi icyo gukora muri rusange mu bigendanye n'urukundo. Iki rero ngo ni ikintu kizatuma abakobwa bakurwanira, ni ikintu kizatuma abakobwa bakwifuza cyane. Burya iyo uri umusore ukaba ufite imico myiza, icyo bita good character, ikindi kandi ukaba nyine uri wa musore ukunda gusetsa muri rusange, wa musore nyine ubona ko avuga ijambo rihamye, kandi icyo avuga ukabona ko nyine ari ikintu cy'ingirakamaro cyane, nta bintu byo kugenda uvugaguzwa ibyo ubonye byose. Iki rero ngo ni ikintu gituma abakobwa bagukunda cyane iyo ufite imico myiza. Iki rero ngo ni ikintu kizatuma nyine ukurura abakobwa muri rusange. Twagiye rero ku kintu cya mbere gituma, cyangwa ikintu cya mbere gikurura abakobwa kurusha n'ibindi byose. Mbere y'uko rero tujya kuri iki kintu cya mbere cy'ingenzi, icyo nagusaba ni uko wakora kuri subscribe niba wakunze kino kiganiro. Ikindi kandi niba ukunda ibyo dukora, kora kuri like. Ikindi kandi wandike no muri comment umbwira uti ubutaha tuzagaruke kuri ibi, umbwira uti ubutaha uzakosora iki ngiki, ubutaha uzatubwire kuri ibi, kuko ibi ni ibintu, cyangwa uyu ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Uyu ni umuyoboro wa YouTube twungukiraho byinshi. Twagiye rero ku kintu cya mbere cy'ingenzi kurusha n'ibindi byose kizatuma wigarurira imitima y'abakobwa. ngo
ikintu cya mbere rero kizatuma abakobwa bakwiyumvamo, ikintu cya mbere kizatuma abakobwa bose nyine baguhururira muri rusange, ukabona nyine abakobwa bakunda kugushakaho ubucuti, bakunda kugusaba ubucuti muri rusange, baba bashaka kuganira nawe. Burya ngo abakobwa bakunda wa musore wiyizera cyangwa wigirira icyo bita confidence. Burya ngo self confidence ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane ku musore. Burya ngo wa musore nyine wiyizera, ukabona ni umusore nyine, burya ngo kimwe mu bintu bya mbere bikurura abakobwa ku bahungu, sayanse igaragaza ko umuhungu wiyizeye kandi ugaragara nk'umuntu nyine ushoboye gufata ibyemezo, ngo ni umusore burya ukundwa n'abakobwa benshi. Wa musore nyine usanga afite ibyemezo runaka, afite amahame agenderaho muri rusange, y'amahame nyine ubona ko ari ay'umuntu uhamye. Burya ngo iyo umusore avugana icyizere, ugasanga nyine avuga areba mu maso y'uwo bavugana kandi akamenya agaciro ke, ngo ibi ni ibintu rero bizatuma nyine uyu musore akurura abakobwa muri rusange. Burya ngo abakobwa ntabwo bakunda wa musore wirirwa yasamaye, wa musore wirirwa avuga byinshi. Buriya wo kugira ngo uvuge byinshi cyane, wo kugira ngo ugende uvuga byinshi bidasobanutse, ngo uri kugira ngo abantu bakwemere, ahubwo uba ukwiriye kugenda wivugira make. Burya wa musore uvuga make akamenya ibyo ari kuvuga, ngo ni ikintu nyine gituma abakobwa batangira kugenda bakwiyumvamo, ni ikintu gikurura abakobwa. Iki kintu rero dusanga ku mwanya wa mbere bacyita icyizere, kwigirira icyizere, self confidence. Iki rero ngo ni ikintu dusanga ku mwanya wa mbere kizagufasha kuba abakobwa batangira kugenda bakwiyumvamo, ugasanga nyine bari kugenda bagushakaho ubucuti, ngo ni ukwigirira icyizere. Ibi rero bikaba ari ibintu bigera kuri bitatu by'ingenzi bizagufasha kuba abakobwa batangira kugenda bakwiyumvamo. Ni ibintu bigera kuri bitatu bikurura abakobwa ku musore. Nge twari turi kumwe muri iki kiganiro rero, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Ikindi kandi niba wakunze kino kiganiro, kora kuri like. Naho ubundi ndagushimiye, icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika.